Yes, ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza nanone. Weekend yawe yagenze ite? Twizere ko yagenze neza rwose aho uri hirya no hino hatandukanye, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora. Mwese reka tubashimire ko mwamaze gukanda subscribe. Niba utarayikanda udukurikiye, kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu. Ushobora kwibaza ngo what's going on today? Tuzanye iki? Uyu munsi tuzanye urutonde rw'abahanzikazi 10 b'Abanyafurika bafite impano ndetse n'uburanga bukurura benshi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri make tugiye kureba abahanzi bagezweho muri 2024, ariko kandi bakaba bafite n'ubwiza buhebuje muri uyu mwaka wa 2024. Kuri iyi nshuro twibanze muri Afurika. Ku munsi w'ejo nzakubwira abo mu Rwanda, ariko kandi nzakubwira no ku isi yose muri rusange. Icyo usabwa ni ugukora subscribe maze ukajya ubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Nyemerera duhere ku mwanya wa 10. Mwibutse ko nyine it's a top 10, ntabwo bari buzemo bose kuko Abanyafurika ni benshi, ariko nyine nahisemo 10 ba mbere nifashishije inyandiko y'inyarwanda.com maze tumanura urutonde rw'abahanzi 10. Top 10, it's a top 10. Ku mwanya wa 10 ni umukobwa wabiciye bigacika, ni umukobwa mwiza, ugendeye ku ifoto, agashati keza se uyu ni umutuku, n'akajipo kameze ukuntu, umusatsi ewana, nyine ni umukobwa ugaragaza ubwiza budasanzwe. Yitwa Yemi Alade. Usibye kuba ari mwiza, uyu muhanzikazi arakunzwe cyane muri Nigeria, uri no mu bagize uruhare mu kuzamura injyana ya Afrobeat. Niwe uza ku mwanya wa 10 mu bahanzikazi bafite impano ndetse n'uburanga bakomeye muri Afurika mu ntangiriro za 2024. Yitwa Yemi Alade ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9, ku mwanya wa 9 rero tukaba tugeze ku mukobwa yitwa Victoria Kimani. Mbega umukobwa noneho we, usibye n'ubwiza bwe, afite ukuntu ngo ni Queen of Style. Ni Queen of Style muri Kenya. Iyo bavuze ngo Queen of Style ni ukuvuga ngo udushya twose mu myambarire ni fashion killer. Ni umuhanzikazi w'umunyakenya rwose witwa Victoria Kimani, niwe uyoboye Abanyakenya. Victoria Kimani ni umuhanzikazi ukomoka muri Kenya, winjiye mu muziki mu mwaka w'ibihumbi 2016. Mon cher ami, azi ibyo arimo. Ni imyaka irenga 8 amaze muri uyu muziki. Yagiye akundwa na benshi kubera ikimero cye cyatumye akurirwa ingofero n'abarimo Sarah Kode watangariye ubwiza bwe, dore ko n'abahanzi bo muri Kenya rwose n'abandi barimo ba Diamond bagiye bavuga bati uyu mukobwa witwa Victoria Kimani ni mwiza. Uyu ni umukobwa rero w'umunyakenya. Ku mwanya wa 8 yitwa Wendy Shy. Uyu ubwiza bwe noneho bakubwira ko hari abantu bakunda kugira ubwiza gusa ugasanga ni bwa bwiza sometimes yashyizemo n'ikirungo n'izo style, ariko uyu mukobwa witwa Wendy Shy bakubwira ko rwose afite ubwiza naturel cyangwa se ubwiza nature. Ni ukuvuga ngo ni bwa bwiza karemano, wa mukobwa ureba ukavuga uti niyo yabura amafaranga yakomeza ari mwiza. Mwibutse ko ntabwo ari umukobwa ukuze cyane kubera ko afite 27, ni ukuvuga ngo imyaka 27 yonyine. Uyu nguyu akaba yaramamaye mu muziki ku izina rya Wendy Shy. Amazina y'inyakuri uyu nguyu akaba yitwa Wendy Asma Ado, akaba yaramamaye mu muziki nyine nka Wendy Shy. Ni umwe mu bahanzi bakomeye muri Ghana. Uyu mukobwa w'imyaka 27 azwiho kugira uburanga bukurura benshi, by'umwihariko nyine biciye mu isura nziza. Ku mwanya wa 7 ni umukobwa, ni umugore, ni Slay Queen. Uyu nguyu ni umubyeyi ariko akaba n'umukobwa, akaba n'umumama byose, ariko iyo urebye isura ye uba wagira ngo afite imyaka 19, 18, uba wagira ngo ni umutineja.
hano mu Rwanda tubita ngo abaribo, ushobora kugira ngo afite 17, ndavuga imyaka, ariko ni umugore cyangwa se umukobwa w'imyaka 43 yose y'amavuko, ariko iyo umurebye uba ubona afite imyaka 17. Yitwa Tiwa Savage, ni umuhanzikazi rwose ukomeje kuvugisha benshi bigendanye n'imyaka ye, ariko n'uburyo agaragara afite icyitwa baby face. Uyu mubyeyi w'umwana umwe, uburanga bwe butangaza benshi bibaza ibanga akoresha kuba agifite itoto mu gihe agezemo. Ku mwanya wa gatandatu, ku mwanya wa gatandatu akaba yitwa Jacqueline Acheampong, wamenyekanye ku izina rya Gayke. Uyu nguyu akaba akoresha nyine iri zina mu muziki. Ni umuhanzikazi wo muri Ghana ku myaka 24, ayoboye urutonde rw'abahanzikazi b'ikimero muri Afurika, nyine akaba ari muri abo ngabo bayoboye urwo rutonde. Ni umukobwa ukiri muto ku myaka 24 rwose, akaba amaze kwigarurira Afurika ndetse n'isi muri rusange. Uyu nguyu yatangiye umuziki muri 2019 ndetse yamamara cyane muri 2021 mu ndirimbo Forever yakoranye na Omare wo muri Nigeria yitwa Gayke. Ni top 5. Sasa twinjiye muri top 5 cyangwa se noneho muri batanu, dore ko dusoje batanu b'inyuma. Mwibutse ko ku mwanya wa 10 twari dufite uwitwa Yemi Alade, ku mwanya wa 9 yitwa Victoria Kimani, ku mwanya wa 8 yitwa Wendy Shy, ku mwanya wa 7 yitwa Tiwa Savage, ku mwanya wa 6 yitwa Gayke. Sasa twinjiye muri top 5 batanu ba mbere. Ku mwanya wa 5 yitwa Nadia Nakai. Uyu ni umuraperikazi rwose wo muri Afurika y'Epfo, unafite inkomoko muri Zimbabwe. Nawe ari mu banyamuziki bakurura igitsina gabo. Nadia Nakai ufatwa nk'umwamikazi w'injyana ya rap muri Afurika, azwiho kugira uburanga n'ikimero gikurura benshi. Iyo urebye isura ye wirengagiza ko ari umuraperi. Ni ukuvuga ngo ubundi tuzi ko abaraperi bakunda kugira nyine abahanzikazi b'abaraperi bakunda kugira uba usanga nyine bakunda kuba bifitemo karagiteri za gihungu. Ni ukuvuga ngo hari imico imwe n'imwe nyine, ariko iyo umurebye uyu nguyu Nadia ewana afite baby face, afite ukuntu atambuka, ntushobora gutekereza ko ari wa mukobwa ushobora kubona kuri stage arimo ararapa. Ku mwanya wa 4 usibye ubwiza bwe ni n'umustar, ararenze mon cher ami, yitwa Ayra Starr. Uyu nguyu yitwa Oyinkansola Sarah. Uyu nguyu akaba yaramamaye mu izina nyine rya Ayra Starr. Ni umuhanzikazi ukomoka muri Nigeria, uri mu bagezweho ku rwego mpuzamahanga, kuba azwiho kugira ijwi ryiza, anazwiho kuba uburanga bwe bwaratumye akundwa byihuse, dore ko nawe yivugira ko ari abareba cyane ku bwiza bwe aho kwita ku byo ari kuririmba iyo ari kuri stage cyangwa se ku rubyiniriro. Ku mwanya wa 3 yitwa nde? Yitwa Mauda Elka. Uyu muhanzikazi uturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhanzikazi wakunzwe mu ndirimbo izwi nka Song yakoranye na Hiro, nyuma akayisubiranamo na Alikiba. Ari mu bahanzikazi b'ikimero batitiza umugabane wa Afurika. Mauda Elka, uyu nguyu akaba ari ku mwanya wa 3, top 2. Uratekereza babiri ari bande? Mwibutse ko turi kugaruka ku rutonde rw'abahanzikazi bakomeye kandi bafite uburanga muri Afurika. Ku mwanya wa 2 twihute cyane, ni ku mwanya wa 2 ni uwitwa Tems, umuhanzikazi Temirade Openeyi uzwi nka Tems, ukomoka muri Nigeria, ari mu bahagaze neza muri iyi minsi. Uyu muhanzikazi uzwiho ubuhanga, anafite imiterere ikurura igitsina gabo, ndetse biri mu byatumye akundwa cyane. Sasa it's number uno cyangwa se uwa mbere rwose. Mwibutse ko iyi ni inyandiko yanditswe n'ikinyamakuru Inyarwanda, ariko kandi ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru Daily Africa, akaba aricyo cyashyize hanze urutonde rw'abahanzikazi nyafurika 10 batangiye 2024 bakunzwe kubera impano ndetse n'ubwiza bwabo. Ni ukuvuga ngo ni amata yabyaye amavuta, kuko bafite impano n'uburanga bituma barushaho gukundwa. Reka mbanze mwibutse 9 ba mbere ba nyuma, hanyuma nyine duhite tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 hari Yemi Alade, ku mwanya wa 9 ni Victoria Kimani, ku mwanya wa 8 ni Wendy Shy, ku mwanya wa 7 ni Tiwa Savage, ku
ku mwanya wa gatandatu ni Gaike, ku mwanya wa gatanu ni Nadia Nakai, mu gihe cyo ku mwanya wa kane ni Ayra Star, ku mwanya wa gatatu ni Maud Elka, mu gihe ku mwanya wa kabiri ni Tems cyangwa se Tems, ku mwanya wa mbere anayitwa Tyra Baby Girl, umukobwa mwiza kuri fashion yakwica. Uyu niwe mu fashion killer nimero ya mbere muri Afrika, umuhanzikazi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Tyra Laura Sheta ukomoka muri Afrika y'Epfo, akomeje kwigarurira imitima ya benshi binyuze mu bihangano bye ndetse n'uburanga bwe burangaza abasore benshi. Uyu afite imyaka 21 yonyine mon chers amis. Gusa Tyra ahatanye mu bihembo bya Grammy Award 2024 rwose. Uyu nguyu akaba nyine yarabashije kuba ahatana muri ibi bihembo. Uyu Tyra niwe muhanzikazi ufite ubwiza kurenza abandi bose muri Afrika muri rusange. Nta munyarwandakazi waje kuri uru rutonde, gusa nyine muri bonus track dushaka twabaterekamo bonus track duterekemo bande se oya ntaza kwiteranya. Ahubwo icyiza ni uko ku munsi w'ejo nzagukorera noneho urutonde rw'abahanzikazi new version cyangwa se version nshyashya, kubera ko version ishaje hari harimo ba Priscilla, n'ubu hari abagikora urutonde ugasanga babashyizemo, ariko ntago ntekereza ko ubu ba Priscilla abarimo ba Oda Paccy batakigaragara. Noneho ubu turavuga noneho mu bagezweho, turaza kwibanda ku bagezweho, abari gukora, abarimo abangaba ba Aline Sano, abarimo ba Ariel Ways, abarimo ba Butera Knowless, Mama Butera Jeanne n'abandi batandukanye.